Mu myaka 2024 ishize abantu bo mu gisekuruza cyiswe Neanderthal barapfuye barashira barazimira burundu kubera guhindagurika kw'ibihe, changement climatique. Nanone kandi mu yindi myaka itari ya kera itari n'iya vuba, mu gihe abahanga bise Antiquité, ni mu myaka 5000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, abandi bantu bitira abantu bo ku bwa Nowa nabo barapfuye bazize gusa imihindagurikire y'ibihe yabateje umwuzure maze ubarimburira kubamara. Abakomeje gusoma inyandiko kandi nanone zo muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro, hagaragara abandi bantu bo mu bwoko bwabarizwaga mu bwami bwa Mesopotamiya mu bice byiswe Sodomu na Gomora, bagwiririwe n'imvura y'umuriro n'ibisa na za roketi byabarimbuye kubamara maze barashira burundu. Ibi byose barabishinja imihindagurikire y'ibihe, changement climatique. Usibye no kuzimira kw'abantu nk'ibinyabuzima, imihindagurikire y'ibihe ituma ibice by'isi bihindagurika bigashajagurika ku buryo ushobora gusanga isi yagize indi misusire ihabanye n'uko yari imeze. Ibi ngibi babibaza ababayeho mu kinyagihumbi gishize, kubera ko baje bakitekereza uyu mubumbe nk'isi turi uyu munsi babona warahindaguritse cyane. Burya byose bikorwa n'imihindagurikire y'ibihe. Wibuke mu myaka igera muri miliyoni 65 ishize, imihindagurikire y'ibihe kandi nanone yatumye mu isanzure habamo isanganya byatumye ikibe kinini meteorite imanuka gisekura ku isi, gituma habaho kuzimira burundu kw'inyamaswa zariho z'inkazi zari zizwi nka dinosaure. Imihindagurikire y'ibihe yatumye kandi mu gihe kigera mu myaka 60 isi nk'umubumbe yisanga mu bihe byiswe Ice Age, zirakonja rukokoma burundu neza hafi imyaka igera mu bihumbi 40, maze 90% by'ibinyabuzima byariho icyo gihe birapfa burundu birashira, ibindi birazimira. N'imihindagurikire y'ibihe yatumye isi yari ifite umugabane umwe ufatanye n'inyanja imwe bicagagurika ibice, isi yisanga ifite inyanja nyinshi n'imigabane igera kuri 6 ifite ibigwa, ibiyaga ndetse n'ibindi byafatwa nk'ibidasanzwe bigaragara mu isi ya none. Urebye neza imihindagurikire y'ibihe niyo yatumye abantu baba abanyabwenge bihambaye, maze ubwonko bwabo buyobora amaboko yabo, bituma bakora ibikorwa bihanitse kandi bihambaye ikindi kinyabuzima cyose kitagerageje kwigiririza gukora cyangwa se kugeraho. Imihindagurikire y'ibihe yatumye abantu b'abanyabwenge bitangaje, maze bubaka imirimo n'amaboko yabo idasanzwe ku isi nzima, bibaha ubushobozi bwo kwigenzura no kwitegeka ku buryo nta kindi kinyabuzima gifite ubushobozi bwo kubavugiramo. Imihindagurikire y'ibihe yatugize ab'ubuhangange n'ibitangaza mu zindi nyamaswa n'ibindi binyabuzima byose biri kuri uyu mubumbe. Byagenze bite kugira ngo abantu bisangane ubushobozi n'ububasha bwo kugenzura ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe? Ese koko ibi ngibi twabashije kubicamo dute? Wageze kuri Mutavu Official, ayanjye ni Mutavu Ismael. Niba ari bwo bwa mbere ubonye kuri iyi video, kanda like kandi ubuze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukoze bijye bikugera ku mwanya bigisohoka. Ushobora kumva wagikunze ubundi ugakora share kikagera ku nshuti n'umuryango. Ahari hose waba uherereye ku isi, niba wumva ururimi rw'ikinyarwanda unarukoresha, reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba, kandi bige ko Imana igira neza. Nkwaye ikaze mu kiganiro. Mu myaka igera muri miliyari 13 n'ibice 5, akantu gatoya kitwaga atome kari kifitemo imbaraga zidasanzwe maze ziza gutuma gaturika kabyara icyitwa isanzure. Isanzure naryo ryaze kwisanga ryigwijemo icyitwa inyenyeri, amastroide aribyo byabi bizerera mu isanzure, amazuba, imibumbe, amezi ndetse n'ibindi. Nk'uko isi nayo yaje kubaho mu gihe cy'imyaka igera muri miliyari 10 ishize, maze iza kwisanga iri mu gice cyitwa golden zone, igice rukumbi isi ibarizwamo mu cyitwa solar system, bigatuma isi itunga ubuzima ndetse n'ibinyabuzima. Ubusanzwe kugira ngo isi itunge ibinyabuzima ibikesha ibintu bitatu. Icya mbere muri ibyo bintu ni intera iri hagati y'izuba ndetse n'isi. Ubwabyo bituma isi nyine yisanga mu gace kitwa golden zone, agace rukumbi muri solar system gatuma isi iba umubumbe wonyine w'ubururu ufite ubushobozi bwo gutunga no kwakira ibinyabuzima. Icya kabiri ni urujya n'uruza rw'imyuka isa n'igikoze igikoba cy'isi itazigwa kwitwa akayungiro k'izuba, ituma imirasire y'uburozi ikomoka ku zuba izwi nka radiation soleil
itabasha kugera ku binyabuzima n'ubuzima ku isi ku buryo bubasha kwangirika kuko ari iy'uburozi. Ikindi gituma isi iba agatangaza mu gutunga no kwakira ibinyabuzima yonyine muri solar system ni urujya n'uruza rw'amazi yatangira ari umwuka usukika water vapor, nawo wa mwuka nawe ugira gutyo ukazamuka ugatumagira ugana mu kirere muri atmosphere, aho ugera ugakonja ugahinduka mu ishusho y'ibicu, bya bicu bikazongera bikazamanura wa mwuka ugera ku isi wabaye amazi cyangwa se urubura. Ni nacyo abahanga muri siyanse bita cycle de l'eau cyangwa se water cycle. Ibi ngibi uko ari bitatu nibyo bituma isi iba agatangaza ku isi, maze igatunga ikanakira ibinyabuzima ku buryo indi mibumbe yose iriho idafite ubu bushobozi usibye isi. Ushobora kwibaza uti ubusanzwe imihindagurikire y'ibihe isi yiterwa n'iki? Ubusanzwe isi nk'umubumbe ifite imihanda iba igomba gutambagira kugira ngo izahiture izuba igaragiye. Iyo mihanda ubwayo iba iri mu ishusho y'inziga cyangwa se za disike, anariyo bita orbit cycle. Kugira ngo isi izahiture iyi mihanda bisaba igihe kigera mu gihe cy'imyaka ibihumbi 100. Rimwe na rimwe uko igenda izengurukira izuba kugira ngo izahiture iyi mihanda, hari igihe rimwe na rimwe yitarura izuba cyangwa se bikaba ngombwa ko rimwe na rimwe yegera izuba. Isi iyo yitaruye izuba rimwe na rimwe usanga yagize ibihe by'ubukonje budasanzwe, ari nacyo cyaje gutera ibihe by'urubura turaza kwita ice ages. Ariko kandi hari n'igihe isi isa n'iyegera izuba bigatuma isi igera mu gihe cy'umwuma ukabije, ariho haje gukomoka ukuvuka k'ubutayu buhambaye, ubutayu buzwi nka Sahara Desert. Ibi byose ndaza kubikubwiraho neza. Mu gihe kigera mu myaka ishize ibarirwa muri miliyoni 65, isi yigeze yinjira mu bihe byiswe Cretaceous period. Icyo gihe ibirunga byararukaga ku kigero kidasanzwe ku buryo isi yari yuzuye imiriro gusa kubera iriruka ry'ibirunga. Inyamaswa zariho z'inkazi nizo zifite ubushobozi bwo kugenga no kugenzura uyu mubumbe. Zimwe muri zo rero zabarizwaga ku isi icyo gihe nta zindi usibye zitwaga Tyrannosaurus cyangwa se Dinosaurs. Izi zari ziyoboye uyu mubumbe, nta nyamaswa n'imwe ntoya yakomaga. Ariko kandi kubera kwiruka byarukaga ku kigero kidasanzwe, ikirere cy'isi cyaragiye kirashyuha bidasanzwe, maze mu isanzure haza kuvuka isanganya, ibuye rinini riza kwirekura. Iryo buye nta rindi usibye meteorite. Ryaramanutse riramanuka riza rifite umuvuduko n'umuvumba mwinshi cyane. Ryari rinini bidasanzwe maze rikagira uburebure bupimirwa mu birometero n'ibirometero, maze riramanuka neza neza rihurira ahitwa Muhora wa Yucatan muri Mexique y'Amajyepfo. Rikimara kwisekura ku isi ryateje umutingito munini ukabije kandi udasanzwe mu isi yose, maze inyamaswa nini zariho zihita zipfa ku ka mwanya. Izarokotse nazo zaje gupfa nyuma. Kwisekura hasi kw'iki kibuye byatumye kizamura amatoni n'amatoni y'umukungugu n'ibibuye, maze bitumuka byegera ikirere, biragenda bipfukura urumuri rw'izuba mu gihe kingana n'amezi 9. Isi yabayeho mu gihe cy'amezi 9 itwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Icyo gihe inyamaswa zahigaga zose zabuze ibyo zahigaga. Inyinshi zaje kwicwa n'inzara ndetse n'amapfa. Ni nk'uko dinezoro zose zapfuye zirashira ziva ku isi burundu. Iki gihe utunyamaswa dutoya twari twaritabitse mu butaka hasi nitwo twabashe kugira irokoka ridasanzwe, maze tuza kubaho nyuma y'iki gihe cyiswe Cretaceous period. Tuvuye kandi ku izimira ry'izi nyamaswa za dinezoro, mu yindi myaka igera mu 60, isi yahiye ibihe by'ubukonje budasanzwe. Yari yaramaze kwiyakira, yaratuwe n'ibindi binyabuzima by'ubundi bwoko butabarika, ariko bitarimwe abantu. Isi rero yagize gutya yinjira mu bihe by'ubukonje byiswe ice ages, maze nanone ibinyabuzima byabiri kuri iyo si icyo gihe byose birapfa birashira, hasigara bikeya bingana n'10%. Byagiye kugera mu myaka igera mu 24 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, isi yaratangiye gutugwa n'abantu ngiye kubabwira aribo bitwa Neanderthal. Nabo baje kugira akaga n'amakuba baza kuzimira. Abantu ngezeho wakwibaza uti ese bo izimira ryabo ryatewe n'iki, ibyabo byaje bite? Mu myaka igera mu 24 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo,
Igice cy'amajyaruguru y'isi kirimo Uburayi bw'uburengerazuba n'Uburayi bw'uburasirazuba hari hatuye abandi bantu bo mu bwoko bitwaga Neanderthal, ariko kandi muri Afurika y'Uburasirazuba hakaba abandi bitwaga Homo sapiens. Aba nibo njye nawe dukomokaho: Abashinwa, Abayapani, Abahinde, Abanyamerika, Abazungu, Abirabura n'ubundi bwoko bwitwa ko butemba ku isi nzima bwitwa ko bukomoka ku nyokomuntu, bwo bukomoka kuri abangaba bitwa Homo sapiens. Ni mu gihe abangaba bataza kuzimira, nibura tuba dukomoka kuri Homo sapiens n'aba bitwa Neanderthal, ariko ntabwo baje kugira amahirwe yo kubaho, bahuye n'izimira ridasanzwe. Gute? Mbere ko nkubwira byinshi ku bijyanye n'izimira ry'aba bantu, reka maze nkubwire bimwe mu mateka yabo n'ibigwi byabo ho gakeya, ndetse n'imiterere yabo yabatandukanyaga natwe bwite. Aba babaga ari bagufi ku buryo umuremure muri batarenzaga nibura metero 1 na santimetero 65, kandi umunini muri bo ntarenze ibiro 70. Aba bagiraga amabega n'intugu nkeya ku buryo byabahaga ubushobozi bwo guhiga inyamaswa biboroheye mu bice by'amajyaruguru y'Uburayi nyine. Ba Neanderthal bari abahanga, nabo bavumbuye byinshi ku bijyanye no gutunganya kimwe no gucana umuriro. Ba Neanderthal bavumbuye byinshi mu bijyanye no gukora imyambaro bayikuye mu mpu z'inyamaswa birukaga inyuma bahiga, mbere y'abandi bantu b'ubundi bwoko bwababanjirije ku isi nzima. Mu bihe by'abagaba ntabwo baturaga mu mazu cyangwa se ngo bature mu midugudu kubera ko byari bitaravumburwa ndetse byari bitaranagerwaho, gusa bagiraga ururimi baganiragamo. Iki gihe ururimi rwari rwaravumbuwe ndetse n'abantu baravumbuye gucana umuriro nyine, ku buryo bicaraga hamwe bakabasha kotsa inyamaswa cyangwa se inyama babaga bahize. Batungwaga n'inyama gusa, ntabwo iki gihe abantu bari baragira kuri tekinike z'ubuhinzi. Icyabafashaga kubaho nyine zari izi nyama nibura n'ibimera gusa. Ba Neanderthal nubwo babarizwaga mu bice by'amajyaruguru y'isi mu Burayi, iki gihe cya Ice Age cyari kitararangira ku isi, maze Uburayi buza kugotwa n'ibihe by'amasimi n'ubutita n'urubura. Imvura iba nyinshi kandi igwa ari iy'amahindu, n'urubura yica inyamaswa bahigaga zose, maze babura icyo kurya n'icyo guhiga. 95% barapfa barashira burundu. Abandi bagera kuri 5% nabo bapfuye nyuma y'uko iki gihe cyitwa kubera kugogwa n'imihindagurikire y'ibihe bari batangiye kwinjiramo itari isanzwe ugereranyije no mu bihe bya Ice Ages. Iki gihe kandi nubwo byari bimeze nk'uko nguko, abasokuruza twakomotseho Homo sapiens baba bariho bakomoka mu bice by'uburasirazuba bwa Afurika, mu kizwi nka East Africa muri Tanzania, bogongera ibice by'amajyaruguru y'isi berekeza mu Burayi. Nabo babikora kubera imihindagurikire y'ibihe, kubera ko muri Afurika ubushyuhe bwari bwinshi. Ba Homo sapiens bageze muri bice by'amajyaruguru y'Uburayi, basanga ba Neanderthal bamaze gupfa, hasigaye imbarwa nibura nka 1%. Ba Homo sapiens bahageze babashe kugwana no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, maze banyanyagira isi, bisanga bageze muri Australia, bisanga bari mu Burayi, Amerika ndetse n'ibindi bice by'isi yose. Nuko nguko abantu dukomokaho bazwi nka Homo sapiens banyanyagiye batambagira isi, basimbura bitwaga ba Neanderthal, bahitanywe n'izi ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe, changement climatique. Eze mu myaka 17,000 noneho, nubwo ba Homo sapiens bamaze gukwirakwira ibice byose by'isi, isi nayo yari igomba kuva mu bihe byiswe Ice Ages ikishyira mu bindi bihe bisanzwe nka Bronze Ages cyangwa se ibihe turimo uyu munsi. Ahagana mu myaka 14,000 isi yatangiye kwakira ibihe bisanzwe, maze izuba ritangira kuva ku rugero rugenywe n'imvura itangira kugwa. Icyo gihe ibice bya tropike y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo ndetse no bice bya Equateur amashyamba yatangiye gukura. Nibwo muri Amerika amajyaruguru mu bice by'Uburayi hatangiye kugaragara amashyamba, ndetse n'ishyamba rinini cyangwa ishyamba rikuru Amazon naryo ritangira kwifora umuherero ubwo ngubwo. Ibinyabuzima amoko atabarika yatangiye kugaragara ku isi, birenga kuba ikinyabuzima kimwe, ahubwo bikitwa biodiversity, uruhurirane n'urujya n'uruza rw'ibinyabuzima byinshi. Benshi mu baturage batangiye kwiga ubumenyi ndetse n'amayeri, tekinike zihambaye zo kwimukira habarizwaga ubutaka bwiza kandi burumbuka. Ni nk'uko kandi bagiye begera inyanja n'imigezi, aho byabaga byoroshye kubona ubushobozi bwo kuroba amafi yagombaga kubatunga muri ibyo bihe. Icyo gihe igice kizwe ngo Bekiri Tepe
cyagiye kuba ubuturo budasanzwe, kikaba igice cyabarizwaga mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterania. Gobekli Tepe ntiyari isanzwe, cyari igice cyabarizwagamo ubukungu karemano bw'isi bwinshi cyane. Amabuye acuze neza mu bishushanyo ariko akozwe muri zahabu, ndetse n'andi abumbye neza mu bintu bigizwe n'imitako y'ifeza n'ibindi byiza byose bihenze isi yari yarigeze itunga muri ibyo bihe. Aha abantu batangiye kwaca ingando maze bahubaka imidugudu migari, bahazamura imijyi nka Shato, Oyuku, Erido, Uri ndetse n'imijyi minini cyane nka Yeriko. Nubwo byari bimeze nk'uko nguko isi iri kuva mu bihe byiswe Ice Ages, mu gice cy'amajyaruguru y'isi ahagana mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikiyaga cyagitangiye kuhirema kikitwa Lake Eges. Ku kwirema kw'iki kiyaga byakomokaga ku gushonga k'urubura rwabaga kugize imisozi y'utubimba tw'urubura izwi nka glaciers cyangwa se Snows Mountains. Uku gushonga k'urubura kwaragiye gukora ikiyaga kinini gifite ubuso bungana n'ibirometero 440, ibirometero kare. Iki kiyaga cyaragiye kirahirema, nacyo cyatumye bacyita Agas, ikiyaga kinini cyane, ikiyaga gishobora gusumba Lake Victoria, Uro Michigan ndetse n'ibindi biraka muzi nka Lake Superieur. Iki kiyaga cyari buzateza akaga n'amakuba ku isi, kigatuma habaho umwuzure. Byaje kugenda bite? Nubwo isi yari kuva mu bihe byitwe Ice Ages biri kugera ku muhero wabyo, ariko abantu bari batuye hafi y'inyanja Mediterania baba bagiye kuzagerwaho n'akaga gakomeye cyane. Iki gihe iki kiyaga Lake Eges rwarashongaga rukagenda rushonga rujya muri iki kiyaga, kiza kugira gutya maze gitangira kuzura hafi kurengerwa n'imisozi yari igikikije, ariko ikaba imisozi y'urubura n'amasimbi nayo. Amazi y'iki kiyaga yarakonje cyane, kuburyo ya misozi yari ifashe iki kiyaga cya Agas yagize gutya maze iraturika. Amazi yose yaramanutse ku muvuduko mwinshi n'umuvumba mwinshi yisuka mu nyanja ya Atlantique, maze mu kwiroha mu nyanja ya Atlantique atera icyo bita umuhengeri wari ufite kilometero 1 na metero 200. Uyu muhengeri wari mubi cyane kuko wagiye ugatwikira ibice bya Mediterania y'uburasirazuba bwose, maze bari batuye muri cya gice kizwi ngo Gobekli Tepe bose barapfa barashira. Uyu mwuzure wabaye waje gutazirwa cyangwa kwitwa umwuzure ku bwa Nowa mu nyandiko nka Bibiliya na Qur'ani zagiye zigaragaza. Abanyamesopotamiya byo babitaziye umugabo witwa intwari yabo uzwi nka Gilgamesh. Mu nyandiko ho bamuvuzeho yitwa Epic of Gilgamesh. Reka se nusoreje iki gice cya mbere ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Njye nari umuhungu wanyu Mutavo Ismael. Nibakunze iki kiganiro wibuke gukanda like, ushobora gukora share kikagera ku nshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Niba utarakora kandi subscribe, wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro dukora bizajye kugera ku mwanya tukibisoza. Reka nkwifurize kubaho neza no kuramba. Naho utaha, bye bye.